uyu ni umwana Kibwa ku nshuti ya bose n'amagambo yatajya ashira. Abashitsi b'iki gihe ubu none se ateye aturukaye bwa mbere yatuririye ibiryo noneho reba akantu kanjye nihagarikamo ninjoro nako bakamuhaye ayiwe oya reka nifashisha aka kabido buse ngenda bigenzane ndabyuka kare mu gitondo njye kuzimenayo nta kundi. wowe abantu b'i Kigali bararyamira n'ukuri aya masaha yose ntabwo namenyereye kuryamira bigeza reka nibyukire twebwe mu ntara ntabwo twamenyereye kuryamira bigeza reka mbyuke nikarabire mu maso na niborose mbe nota akazuba. Ese ndabyutse aba bantu bahanora uhabyishakira akasakabido ubu nta mazi arimo ra utu turimo turahagije reka njye kwiborose. Avanzemo n'umunyu. Izi ni inkari pe ni inkari. Aka kabido ko nkakuye mu cyumba cya Kibwa none yaba yakuzibara kuko reka mbanze mubaze ndebe. Kibwa we aka kabido karimo ibikisha isi si inkari koko. Ayiwe tonto mbabare wo kabyara we n'ubibwire papa ngaho basi nizo nako ntabwo arizo ngaho basi nizo ariko gake ntabwo ari cyane ni inkari gakeya basi ariko mbabarira ntundege tonto ndagusabye imbabazi ndapfukamye we papa aranyica we ngaho mbabarira tonto mbabarira we ndakwiginze. Ndabibwira papa wawe we ndamubyutsa nabyuka rwose nabyuka azarebe ntabwo umwana akwiye kunywesha inkari ndi umushyitsi naje nturutse mu ntara agatuma nk'inkari izi nizo mwakiriza abashyitsi mu gitondo kwanza reka njye kumubyutsa. Reka mu gihe agiye kundega nanjye ngomba gushaka aho zimena hanyuma nkashyiramo amazi noneho papa nabyuka umushyitsi nkaza kumuhindura umusazi kusimana yanjye nzimene reka nzimene muri aka gakombe. Noneho reka nongeremo amazi nongera akabido nkatereke hariya naza ndahita muhindura umusazi ko mbeshyera. Basi ngaho nguko naze basi duhangane turahangana. Papa Kibwa ihangane ubyuke rwose umugore nakureke rwose nakureke ubanze ukemura iki kibazo munywesha inkari musigaye mwihagarika mu tubido fata akabido ngiye kwiborosa nzikara amazi nsangemo inkari. Ego ko Mana ishobora byose ubwo se ibi byaba bikozwe nande koko? None se hano ukuzi ninde wundi mugira utari Kibwa ni Kibwa nyine byakozwe na Kibwa. Reka tugende njye kureba. Kibwa karame pa zana ko kabido turebe gateretse hariya. Akase ndakubwiye nti zana ko kabido reka mene ku kiganza turebe ko mbona ari amazi. Oya nukuri ni inkari rwose zujuje ibyangombwa. Aya ni amazi wo kabyarawe aya ni amazi kandi njye naziboroshe nkumva ari inkari zirura. Ihangane rwose aya ni amazi. Ariko papa Kibwa uzi ko nawe buryo ushyigikira amafuti n'amazi zubona njye nawe umaze kuyiborosaho n'indi. Papa Kibwa ushobora kubushyigikira Kibwa njye nayiborosheho numvise harimo ibintu bimeze nk'isuka harimo ibintu bimeze nk'umunyu. Ihangane rwose urazubaye umunara rwose rega Kigali iracyanga umura ni amazi. None se papa Kibwa erega ubigize urwenya. Reka mburose nanjye tujye kwicara mu ruganiro mama Kibwa aze kutuzanira icyayi. Niko mama Kibwa muhamagara tuzanira icyayi ubwo mu ntara nitwe tutumva. Mama Kibwa we karame mugabo dusukira icyayi reka mbe niborosa nanjye ariko umushyitsi wacu yansekeje. Reka nze mbe nkibasukira. Niko Kibwa karame pa nyegereza ku gakombe nanjye manze mburose dutegereze icyayi tonto wawe yarakoze ibara. Pa reka nkuzaniye ikindi muzu. Oya we kwangiza amazi ni uyishura hano iyo banzaniye fagitire y'amazi hano uginyushire mayo mazi ari mu gakombe arahagije. Reka nirukange nigendere rwose sinamukira kihe rwose ngendagiye pa kihe. Aguse uyu mwana yirukansa ajya heye koko umuntu mutuma igikomba ni imikino y'abana
Makibwa. Karame mugabo erega ndaje. Oya nyegereza kariya gakombe k'amazi. Akahese ko ntakabona. Kariya gateretse hariya ku rubarasa. Reka nzerekane. Dore ngaka. Wego urakoze mugore mwiza. Ngaho suka icyayi. Izi ko numva ari za nkarida. Ariko se muga ko numva wiganyira ubayi. Nywa ayo mazi ndagutegetse yanywe umbwira ubwoko bwayo. Ayo ni amazi koko. Cyangwa buriya Kibwa ntiyashizemo umunyu koko. Oya izo ni za nkari umushitsi yarenganaga. Kibwa ari hehe? Ayiwe ari kure ya mwana arananiye. Ari he? Kibwa ari hehe? Zaho giye se reka nze ndebe. Kibwa we. Kibwa yaburiye irengero yabidukoze. Ubwo ndazinyweye nawe urazinyweye n'umugore arazinyweye byose bikozwe na Kibwa. Ariko ririya shano nzarigeze ne koko. Nawe mana abashitsi basige baducikaho kubera uriya mwana rwose. Uriya mwana namubyari iki koko? Mugore uyu mwana ni ndamwica ndamuvune. Ndamwica koko. Abantu numva bari kurahira gutya nibanyica da. Reka nigire kwa shangazi sinabivamo. Ariko inshuti ya bose 88 n'ibice bitatu